Nguyu umugabo uzi igisobanuro cy'umuruho, nguyu umugabo ushobora kubaza ibibazo byinshi bishingiye ku muruho maze akabyuzuza akabona amanota 100% kuko asobanukiwe umuruho icyo ari cyo. Ubusanzwe yitwa Twizerimana Fulgence, ariko njye nkimara kumva story ye nahise mwita abagabo barabona. Ni mu karere ka Huye, mu murenge wa Kigoma, mu kagari ka Shanga. Rwari urugendo rutoroshye tumusura, ni mu mihanda mibi kandi mu misozi, imihanda y'igitaka, ariko twagombaga kumusura. Ni nyuma yuko twabonye amafoto ye uyu Fulgence agaragara ajya guhahira abana be, ariko afite undi mwana ahetse mu mugongo, amuhetse rwose yamujishe bikomeye kandi afite umutaka agenda amutwikiriye ngo izuba ritamwica. Byanteye kwibaza ibibazo byinshi. Ese uyu mugabo ushobora kugenda ibirometero birenga 10 ahetse umwana, wareba uwo mwana nawe kandi ukabona afite ikibazo, uyu mugabo abaye hate? Ese nta mufasha afite wo kumufasha kwita kuri uriya mwana nibura ngo wajye gupagasa? Ibyo nibyo byatumye mfata isafari njya kumusura. Jese umva bereza kakajirikani kane, banguka cyane kandi ndibaza ko arimo amazi ntara kubana make ubwo. Wow, video nziza cyane nubwo ibabaje. Kanda muri comment urebe comment ya mbere, iriho link iratuma ukomeza kureba iyi video kuri channel nshya yitwa Udushya Kingdom Plus. Kubera Udushya Kingdom yamaze guhagarika ko itazongera guhembwa, bityo twatangiye indi. Reka nayo tuyizamure itumbagire kandi ndabisi ko muzabikora. Ikaze nitwe Rikirado.